Bakunze b'inkuru z'urukundo kuri Zasha TV ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Inkuru y'urukundo yacu y'uyu munsi tuyitangiriye mu rugo kwa Priska ndetse na Bertin. Aba bombi rero ni couple imaze imyaka 3 gusa ibana. Priska rero yazindutse maze ategura ibyo kurya bya mu gitondo. Bimara rero kuboneka maze agahamagara Bertin ati Chérie ati ngwino ufate ibya mu gitondo. Bertin rero araza maze akareba ibi byo kurya baba bateguye, aba ari umugati n'icyayi, arabireba maze agahita abwira Priska ati umva rero ubwiza ukuri, niba rwose ushaka ko umugabo wawe akaguma iruhande, niba ushaka ko umugumana wenyine akagukunda, ugomba kumenya ibintu bibiri ugomba kwitaho. Ati ibyo bintu rero ni uburiri ndetse n'igikoni, nibyo rwose biranga umugore mwiza kandi ukeneye kubana n'umugabo we ubuziraherezo. Ahita kandi ari nako ahita yigira ku kazi rwose atanarebye bya byo kurya ngo afungure. Priska rero arababara cyane agahita ajya mu cyumba maze ararira nk'agahinja kuko rwose baba bamubwiye amagambo mabi. Noneho Bertin aba yongeyeho ati uzagende rero urebe mushuti wawe akwigishe, ati kubera ko afite byinshi rwose byo kukwigisha. Uyu mushuti rero wa Priska Bertin aba avuga aba n'ubundi ari ex wa Bertin. Noneho bijya rwose byamurya neza Priska kuko ahita atekereza ko Bertin agikunda ex we, ariyo mpamvu abagereranya buri gihe. Aragenda rero akicara mu cyumba akarira rwose, akarira hafi guhogora. Ku mugoroba rero Bertin arataha maze agasanga Priska aracyaryamye mu ntebe, noneho rwose nta nubwo amusuhuza, aba yarakaye bikomeye. Bertin rero aragenda akajya mu cyumba maze agahindura imyenda akagaruka muri salo, akabona n'ubundi madamu we rwose ntabwo akeneye kumuvugisha. Niba wakunze iyi nkuru kora like maze twikomereze, niba kandi ari ubwa mbere ugeze hano kora subscribe kugira ngo zijye zikugeraho mu ba mbere. Priska rero ahaguruka muri ya ntebe maze akagenda akegera umugabo we akamubwira atari ko rwose kunkunda byarakunaniye, ati gusa ni ikintu gikomeye, aho kugira ngo ujye wirirwa rwose ungereranya na ex wawe ariwe nawe inshuti yanjye. Ati ubundi se kubera iki atari we mwabanye? Bertin rero ahita amubwira ati no kuba mbagereranya ahubwo nabwo rwose mba nakongerereye agaciro, kubera ko akurenzaho kure ntaho muhuriye, nibura we yaranshimishaga muri byose, naho we rwose ntacyo umaze, ni ukukubona udumbaraye gusa. Ati naho rero kumbwira ko rwose ari we twari kwimariya, ati nanjye nibyo nifuzaga, atahari yenda iyo utaza rwose unyihomaho nakabaye narabanye nawe. Priska rero noneho ahita yumva agahinda kamurenze maze agahita amubwira ati none se niba utanshaka iyi myaka yose tumaranye, kubera iki tutatandukana? Bertin rero ahita amubwira ati ahubwo ibyo nibyo rwose, ati nanjye njya mbitekereza, ati ndumva aribyo bigiye gukurikiraho. Noneho Priska agahinda agahita kamwica maze agahita asubira mu cyumba akagenda n'ubundi akarira rwose, amaso agatukura, umutwe ukamurya, kubera ko noneho aba yumvise ko rwose umugabo we nta gakundo namba aba amufitiye. Ku rundi ruhande rero hari Judith rero ni wa mu ex wa Bertin, akaba ari nawe kandi inshuti ya Priska. Uyu Judith rero n'ubundi aba yari inshuti na Priska mbere y'uko rwose Priska yimariya na Bertin. Uyu Judith rero niwe rwose uba warakundanaga na Bertin mbere, ariko umunsi Bertin yagiye kumwambikaho impeta ni nawe rwose Judith yamukatiye kuko ntabwo yamukundaga, yari afite undi yikundira. Yakatiye rero Bertin aramubwira ati rwose mfite undi mukunzi, ntakubeshye singukunda ntabwo byavamo.
gusa hagati aho Priska nawe yakundaga Berite ariko Berite atarigeze akunda Priska. Priska rero yabonye Berite bamukatiye kuko rwose bose bari bari kumwe, maze abwira Berite ati ariko nawe ntukihebe, ati niba bakubwiye ko batagushaka hari abandi bantu benshi bagushaka. Berite rero nawe mu guhubuka yahise abwira Priska ati harya ntiwambwiye ko nkunda? Priska ati cyane rwose ndagukunda. Berite ati rero twimariye, ati dukore ubukwe rwose nta kibazo njyewe ndabyemeye. Priska nawe ati ndishimye rwose, ati ndabizi neza ko uko iminsi izagenda uzageraho nawe ukankunda kuko njyewe ndagukunda cyane. Ibyo rero nuko byagenze, maze rwose birangira bamaranye imyaka 3 yose, ariko Berite atarigera akunda Priska ahubwo akitekerereza Judith bakundanaga. Judith we rero ku rundi ruhande aba yarishakiye rwose umugabo mukuru ukuze ariko w'umukire cyane ufite amafaranga. Araryama rero Judith maze arota rero inzozi mbi ku mwana we rwose bataba babana, umugabo we aba yarajyanye akaba ari we babana, kubera ko mu rugo aho kwa Judith aba haba igihe gito rwose. Ntabwo rero abakunda ko Judith ajya kureba uyu mwana uko abishatse. Judith rero araryama maze akarota uyu mwana rwose ari mu byago, akanguka rero umutima wamuvuyemo, maze agahita ahamagara umugabo we uri ku kazi akamubwira ati sheri rwose ngwino ndebe hari ibitagenda. Uyu mugabo ahita aza yihuta maze akabaza Judith ati nibiki kumpamagaye rwose igitaraganya? Judith ati ngize inzozi mbi ku mwana wacu, none rwose ndashaka ko njyana nkajya kureba niba ameze neza. Uyu mugabo ahita amubwira ati ntumbwire ko rwose unkuye mu nama y'abanyacyubahiro kugira ngo unze umbwire ibyo ngibyo, ati gusa ibyo bintu urumva ari bikaze. Judith ati ndakwinginze njyana kureba umwana cyangwa se nibura umuzane tube twamarana n'ukwezi. Uyu mugabo ahita amubwira ati ibyo twasezeranye urabizi, nta mwanya mfite ahubwo reka rwose nsubire mu kazi kubera ko nari nzi ko hari ibindi bintu ubaye. Uyu mugabo rero ahita yigendera maze Judith agasigara arira ahangayitse kuko aba yikumburiye umwana. Ahita rero ahamagara umukobwa yari azi neza ko rwose ari urera uyu mwana ariko ntamwitabe. Judith noneho rero agahinda kajya kamwica, akaryama mu ntebe nawe maze akarira. Tugarutse rero kwa Priska buracya maze Berite akajya ku kazi. Aragenda rero maze agahamagara umushuti we bakundanaga rwose w'umusore akamubwira ati noneho rwose ibintu biri mu rugo iwanjye ndabona bimaze kunanira, ati ndumva nshaka rwose gutandukana n'umugore wanjye, ati kuko simukunda habe na gatoya. Uyu mushuti we ahita amubwira ati ariko rwose abantu bafite ibyiza ntibabimenya, ati ufite umugore mwiza abantu bose bifuza, ati azi ubwenge aritonda kandi azi kukubaha, ntabwo rwose numva ukuntu utajya umuha agaciro, ukomeza kwiruka inyuma ya ex wawe kandi ex wawe rwose akunda umugabo babana, aramukunda cyane kuko baranabyaranye. Maze Berite ati hoya rwose nzongera mwigarurire, ati ntabwo nareka Judith ncika gutya gusa, ati ahubwo ndumva mukumbuye, ati nzamwigarurira rwose. Priska rero uba wasigaye mu rugo, umushuti we aza kumusura, aba ari umushuti wa Priska ariko ari n'umushuti wa Judith, bose baba bamuhuriyeho. Aza kumusura maze akabona rwose Judith ntiyishimye akabona Priska ntiyishimye habe na mba, akamubaza ati none se ko rwose mbona wagira ngo hari ibitagenda? Priska rero ahisha uyu mushuti we rwose ko hari ikintu na kimwe kitagenda, akamubwira ati meze neza nta kibazo. Uyu mushuti wabo rero aramubwira ati Judith yambwiye ko ataguherutse, ati araguhamagara rwose ntiwitabe. Priska ati nuko nahisemo kuguma mu rugo, ati maze iminsi ntameze neza, ati rero rwose nahisemo gufata ikiruhuko, ati ariko ubundi nta kindi kibazo. Baba bakiri kuganira rero maze telefone y'uyu mushuti wabo ihita isona ari message bohereje, arareba agahita abona ni Judith uyohereje, maze agahita abwira Priska ati Judith anyohereje message kandi ambwiye ko byihutirwa.
Priska ahita amubwira ati genda rwose umurebe umusuhuze, ati ubwo wabona rwose afite ikibazo. Uyu mushuti wabo rero ahita yihuta akajya kureba Judith, agerayo rero agasanga rwose Judith amarira yo guhera ejo hashize aracyayarira. Aramubwira ati ntakubeshye ndumva mbabaye, ati narose inzozi mbi ku mwana wanjye none rwose banze ko mureba, ati nta kintu kiri kunyemeza yuko ameze neza. Uyu mushuti we rero aricara rwose maze akamukonsora, akongera rwose akamusubiza muri leta nziza. Aramuhoza nyine akamubwira ibintu byiza gusa, akamurema agatima maze akongera agatuza. Uyu mushuti we kandi ahita amubwira ati rwose inama nakugira ni imwe, ugomba kwicarana n'umugabo wawe mukabiganiraho, ukamubwira uko ushaka ko bigenda, ukanamubwira rwose ko ushaka kuzajya ubona umwana wawe inshuro nyinshi. Judith ati narabikoze kenshi ariko rwose ndabona nta kintu bitanga. Uyu mushuti ati burya ibiganiro ni uguhozaho, komeza rwose umuganirize, ahari azageraho akumve. Judith ati yego rwose, ahubwo ndaza kumuhamagara maze azaze tubivuganeho. Judith rero kubera umunaniro rwose aba afite wo kurira, amara gutuza maze agahita agasinzira amasaha menshi cyane. Arakanguka maze agasanga ni saa sita z'amanywa kandi aba yasinziriye mu gitondo. Ahita asanga rero umushuti we yicaye muri salo, maze Judith akamubaza ati wari ukiri hano? Ati nzi ko watashye. Uyu mushuti ahita amubwira ati oya ntabwo nari gutaha, ati narindiriye kureba ubyutse ngo ndebe ko rwose uri bubyuke umeze neza. Judith ati wakoze cyane, uri inshuti nziza, ati kuba rwose wanyitayeho, ati ugatuma ntuza. Uyu mushuti ahita amubwira ati ariko rwose niki inshuti zimaze, niki inshuti zibereyeho. Uyu mushuti wabo rero ahita amubwira ati ahubwo tukivuga iby'ubushuti, ati ndakwinginze rwose uzajya kureba Priska. Judith ati Priska se kandi afite ikihe kibazo? Uyu mushuti we ati ntakubeshye rwose ntabwo atuje, ati nagiye kumusura anyereka ko nta kibazo gihari, ati ariko rwose aragifite, uzagende rero umusure maze urebe uko ameze. Judith ahita amubwira ati ni ukuri nzabikora, ati nanjye maze iminsi rwose ntasohoka muri iyi nzu, ati birakwiye ko nanarambura ibirenge ngafata n'akayaga ko hanze. Judith ariko ahita abwira umushuti we ati tekereza ko rwose umugabo wanjye yanyoherereje amafaranga kuri telefone, ati yanyoherereje 1.5 miliyoni, ati kubera ko gusa namubwiye ko nshaka kureba umwana yanjijishije anyoherereza aya mafaranga, arambwira ngo ninshaka ikintu kindangaza. Uyu mushuti we ahita amubwira ati nyamara rwose utuma ngufuhira, ati ubu ufite 1.5 miliyoni yose, ati tukaba tutagiye kwikorera ikirori, ati ubundi iyo umuntu afite amafaranga nta mpamvu zo kwicwa n'ibibazo, ati rwose ugomba kugenda maze ukaruhuka mu mutwe, ati ukabyina ugakora ibintu byose bikunezeza. Judith ahita amubwira ati nakubeshye rero burya nta kibazo cy'amafaranga rwose mfite, nta n'icyo yamfasha, ati jye nihangayikishijwe n'umwana wanjye kandi nta cyabisimbura. Gusa umushuti we akomeza kumubwira ati nyamara twakabaye rwose tujya kureba uko twigenza maze ukaruhuka mu mutwe bihagije. Umunsi wakurikiye rero Judith aba ari mu muhanda ari kwiruka ari muri siporo, maze Ari akaza amwiruka inyuma. Ari rero ni ya nshuti rwose magara ya Berthe imwe yamusanze ku kazi. Uyu Ari ubundi akazi ke nako kugira inama abantu ku bijyanye rwose n'imyororokere. Aza rero yiruka nawe yiruka inyuma ya Judith, maze Judith yamubona ati kandi se wowe ugeze aho ute, ati kubera iki wankurikiranye? Ari ahita abwira Judith ati urabona nari mfite inyota kubera siporo nyinshi nakoze, nagira ngo rero rwose unyihere amazi yo kunywa. Judith atamubwira ati nta kibazo ngwino twinjire nguhe. Binjira mu nzu rero, maze Judith akamuha amazi yo kunywa, ahita asigara rero uyu musore ari kunywa amazi maze we akajya muri dushe. Aragenda agakaraba akambara, yasohoka agasanga Ari arakicaye muri salo. Judith ahita amubaza ati none se kandi ko ukicaye hano utagiye? Ati ntiwari wabwiye ko ushaka amazi yo kunywa gusa? Ati ko waramaze kuyanywa rero ngaho genda. Ari ahita amubwira ati ariko se ubundi kunyihutisha nta nuko twaganira.
Judith ati ndabizi rwose icyo ushaka, ati urashaka ubwo kumenya amakuru ya Priska, ati ntushobora kujya mu rugo rwabo kubera ukuntu ukunda Priska kandi akaba ari umugore wa Berite kandi Berite ari inshuti yawe, ati ubwo rero ruriya rugo urarwirinda ntujye urwinjiramo, ati ariko mu by'ukuri ni amakuru ye rwose uze gushaka ndabizi. Ati tekereza ko rwose wananiwe gukora ubukwe kubera Priska, ati rega uziyakire rwose, Priska nta nubwo abizi ko umukunda, ikindi kandi yamaze rwose kubana na Berite byararangiye aramukunda, ubwo rero nakugira inama rwose yo kwiyakira. Ari ahita abwira Judith ati byose kandi uvuga ni ibiki, ati ibyo uvuga rwose ntabwo mbizi sinzi naho bikuye, abivuga kandi anahaguruka kuko rwose aba agize isoni kuko aba amenye ko bamuvumbuye, n'ubundi cyamugenzaga kwari ukubaza amakuru rwose ya Priska ariko atabivuze mu mazina, abicishije ku ruhande maze agataha amenye rwose uko uyu mukobwa ameze. Ndetse rero yigendera maze Judith asigara aseka cyane kubera ukuntu yari amukoze. Hashize iminsi mike rero Judith afata icyemezo rwose cyo kujya kureba Priska kuko mugenzi wabo aba yaramubwiye ko atameze neza. Judith rero afata imyenda agashyira mu kavarisi gato maze akajya kwa Priska, aragenda rero agakomanga maze Priska akaza ahita amubaza ati wowe se, ati ufite varize, ati bimeze bite? Judith ati kubera ko nzi neza ko rwose ntashobora kuguhamagara ngo uze umare iminsi iwanjye kubera ko ufite umugabo kandi mubana buri munsi, ngewe rero kubera ko umugabo wanjye ataha gake rwose nahisemo yuko naza kugusura maze nkamara icyumweru cyose hano tuganira. Priska ati wowe rwose utajya umara nijoro rimwe hanze, ubu ngubu rero ufashe icyemezo cyo kumara icyumweru hano? Judith ati rega wowe urarenze, uri inshuti yanjye magara, ibintu byose nabigutangiriraho rwose, inshuro ya mbere ishobora kuba kuri wowe, ati ndabishaka rwose ko tumarana icyumweru tukaganira bihagije. Priska rero ahita aza yihuta agahita ahobera Judith rwose, baba bakomeje bavugana harimo nka metero batarahoberana, ahita amuhobera ati urakoze inshuti yanjye rwose. Judith ati ndashonje cyane rero ngaho reka twinjire mu rugo. Priska tuzi ko koko nagutindanye, ati ngwino twinjire rwose njye kugutegurira nta kibazo. Bahita bajya mu nzu rero maze bagatangira rwose kuganira nyine aferi z'abakobwa. Baba rero bicaye bari kuganira maze Berite akaba arinjiye. Priska rero ahita ahaguruka yiruka ati ni shere wanjye uje, ahita agenda akamuhobera rwose amusomagura nk'aho ariko abantu ba mbere babanye mu rukundo, abagira ngo ajijishe Judith ntamenye rwose ibibera muri runo rugo. Aramusomagura maze Berite nawe agakunda agaseka rwose akigira nk'aho koko bakundana, barahoberana maze Priska agatangira kumukora ku matama ati mukunzi nari ngukumbuye, ati ni ukuri, ati burya umunsi ni munini. Berite nawe ati nanjye nuko nari ngukumbuye, maze rero Priska ahita abwira Berite ati rero Judith yaje kudusura kandi azamara icyumweru. Judith ati niba bitababangamiye ariko, maze Berite agahita avuga ati oya rwose ntabwo byatubangamira, ati kubera ko ati muri inshuti igihe kirekire, ati rwose mumeze nk'aho muri abavandimwe, ati murumva rero ko rwose ni famiye, ati ntabwo byatubangamira. Ubwo Priska nawe aba ari kuvuga ati hoya rwose ntabwo byatubangamira ahubwo ni ibyishimo kuba tugufite. Akomeza rero ari gusomagura Berite maze agahita amubwira ati reka njye kugufasha rwose gukora dushe. Bahita bajya mu cyumba bagenda n'ubundi baseka, ariko bagera mu cyumba maze Berite agahita abwira Priska ati ndekura se nyine, ati reka gukomeza kunsiga iyo myanda yawe ngo ni intoki. Maze Priska agahita amubwira ati gusa nta kibazo, ati n'ubundi urantabaye urabona ko rwose wijijishije, maze umushyitsi akagira ngo ibintu byose ni amahoro. Berite ahita amubwira ati rero mva inyuma genda usubira muri salo, ntabwo nshaka kuko rwose ukomeza kunkiniraho iyo mikino yawe. Berite rero ajya muri dushe maze akavayo agasanga Priska yamaze gutegura ameza, aba yateguye rero ibyo kurya rwose byoroshye by'ijoro n'amafurui. Atangira rero
kujya n'ubundi asamagura uyu mugabo we bicaye ku meza, akajya amusoma ku ntoki, akamusoma ku matama, yivugisha amagambo menshi ati ndagukunda, uru rukundo rw'ubuzima bwanjye, yisetsa rwose. Ubwo ariko Judith waba ari kubareba nawe agaseka akishima, nibura ko byaciyemo, ko nibura babashije gukundana. Gusa Berthe we aba yisetsa, ariko yabona Judith arebye hirya agahita arya inzara Priska, cyangwa akamureba urujijo nko kumubwira atari kugura nyigiraho ibiki. Priska rero abwira Berthe ati cyangwa se nkugaburire ngo utamike, maze rwose Berthe akabyanga kuko ubona n'ubundi yabihiwe, yabangamiwe. Amasaha yo kuryama rero aragera, maze Judith akajya mu cyumba cyo kuryama. Berthe rero amusangayo, maze akicara ku buriri akaba amuganiriza, aba ari kumubwira ati rwose umwamikazi yafashe icyemezo cyo kumanuka akava mu bwami bwe, maze akaza kwegera abaturage. Judith rero aseka ahita amubwira ati ariko rwose muri abo baturage wowe ntabwo urimo. Maze Berthe akamubwira ati niki kindi se cyaba cyakuzanye rwose uretse kureba umugabo wahoze ukunda. Judith ahita amubwira ati ndeba wowe se, ati hoya rwose naje kureba inshuti yanjye magara, ati wowe se naba nkurebamo iki, ati ntubwire ko rero utangira rwose ibintu byo kuntereta. Ubwo ariko avuga ibyo Priska nawe aca ku cyumba akumva abantu bari kuvugiramo, maze agahita ahagarara ku muryango akumva Judith ari kubwira Berthe ati nizere ko rwose ibyo ngibyo utangiye atari ukuntereta, kubera ko Berthe ahita amusubiza ati kubera iki se ntagutereta, ati nguteretse se ubundi byo hari ikibazo. Priska rero ahita yinjira rwose kugira ngo ababuze gukomeza kubivuga, maze agahita n'ubundi akomeza akikoreshwa ku mugabo we amubwira ati sheri rwose nari nakubuze, ati wari waje kuganiriza umushyitsi, ati ntakubeshye iyo rwose tutari kumwe mbona ikizu cyabaye kinini, ati nagiye mu cyumba mbona uruzu rwandenzeho, ati niyo mpamvu rero nje kugutwara, ati nguze tujye kuryama, kubera ko rwose ntabwo nabasha kumara umunota udahari. Aramuhagurutsa rero bikarangira rwose amujyanye, kuko ntabwo aba ashaka ko akomeza kuganira na Judith, cyane cyane ko bigeze gukundana kandi cyane, ndetse umugabo we aba agikunda Judith, aba anabibwira rwose Priska, nubwo Judith we aba atakibirimo. Mu gitondo rero Berthe ajya ku kazi, maze akajyana na ya nshuti ye Ali. Agenda abwira Ali ati ntakubeshye, ati rwose nicuza kuba nashakanye n'umugore twashakanye, maze Ali ati nyamara nakubwiye ko uri umunyamahirwe kuba rwose ufite uriya mugore mwiza kandi witonda, twibukiranya neza ko rwose Ali aba yarakunze Priska ku buryo aba yarananiwe no gukora ubukwe, kubera ko nta wundi mukobwa aba yarigeze akunda, yakunze Priska gusa, kandi Priska rwose nta nubwo abizi ko Ali amukunda. Ali rero akomeza abwira Berthe ati nyamara ati rwose uriya mugore wawe ni umwana mwiza. Berthe rero ahita amubwira ati rwose ibyo simbyumva, ati ahubwo ubu rwose noneho mfite amahirwe ya kabiri, atuzi yuko ati Judith naraye ntashye ngasanga ari mu rugo, ati yaje kudusura azamara icyumweru, ati aya ni amahirwe kuri njyewe rero, kuko rwose ngiye kongera muterete bundi bushya, icyumweru kizajya gushira narigaruriye umutima we. Ali ati none se koko Berthe, ati wibagiwe yuko ufite umugore kandi uwo mugore ari inshuti magara ya Judith. Berthe ati ibyo ntacyo bimbwiye, ati cyane cyane ko rwose na Priska abizi ko nkunda Judith kandi cyane, ati ntakubeshye naribeshye rwose, narahubutse kuba narashakanye na Priska. Mu mutima rero wa Ali aba ari kuvuga ati rwose ati burya imboga zibona abana, ati ubona urukundo rwose namukunze, ariko njyewe rwose ntamenye ko mukunda, gusa ibyo aba ari kubyitekerereza mu mutima, ntabwo aba ari kubivuga kuko ntabwo yabibwira inshuti ye. Uwo munsi rero kandi mu rugo rwose kwa Priska, ya nshuti yabo iza kubasura, maze bakicara muri salo ari batatu bagatangira kuganira.
Judith rero arababwira ati ntababeshye rwose ndahangayitse, ati sinzi impamvu sheri wanjye rwose ari kunkora ibi bintu adatuma nibonera umwana wanjye, ati ndumva ntangiye gutekereza ko banza rwose nahisemo nabi njya kumukunda. Abakivuga iryo jambo maze noneho Priska umutima ugahita uhubuka ukikubita mu nda, agahita amubaza vuba vuba ati hoya, ati ntumbwire ko rwose uri kwicuza kuba warakunze uriya mugabo wawe, ati none se aturashaka kuvuga ko rwose kuba waratandukanye na Berthe ari umwanzuro mubi waba warafashe. Judith ati ntabwo ari ibyo mvuze, ati ariko nanone nkurikije rwose ibintu umugabo wanjye ari kunkora ndabona ubanza ntarabanye n'uwa nyawe. Uyu mushuti wabo rero ahita abwira Judith ati hoya wivuga ibyo bintu, ati rwose wabanye n'uwa nyawe, ati kiriya gihe ujya kumuhitamo amahitamo yawe yari meza, ahubwo ubu ni uko hari icyo mutumvikanye niyo mpamvu utangiye rwose kumva warahisemo nabi, ariko siko bimeze kubera ko aragukunda kandi nawe uramukunda, ahubwo ibiganiro rwose byabasha gukemura ibyo byose. Shaka umwanya mwicare muganire, niba mwaranaganiriye inshuro nyinshi ongera rwose wongereho, hari icyo bizahindura. Ibiganiro rwose bijya bibasha gukemura ibibazo. Komeza wowe umuganirize uciye bugufi kandi umwinginga, umubwire ko rwose ushaka ko umwana wawe azajya aza kugusura, ndetse mube mwashyiraho n'iminsi runaka yazajya aza kukureba, kuko rwose uri mama we kandi burya umwana akwiye kubona ababyeyi babiri. Umunsi wakurikiye rero Judith aba yicaye muri salo nyine kwa Priska, maze akumva umuntu arakomanze, ajya gufungura agasanga ni Ari. Judith rero ahita abaza Ari ati wowe se kandi uje gukora iki hano? Ari ati ahubwo icyo kibazo nakabaye nkikubaza, ati ni gute waje rwose kwa ex wawe, ati uri kuhakora iki? Baba bakiri muri ibyo rero bakiburana, maze Priska akaba araje ahita asuhuza Ari akamubaza ati ni amahoro se kandi kuje hano ubundi utajyaga uhagera? Ari ati ni amahoro rwose nta kibazo, ati mushuti wanjye rero ari hehe? Priska ati ntawe uhari yatembereye. Priska rero ahita abwira Ari ati ariko waruje no kureba Judith kuko rwose nta kindi cyakuzana aha. Judith rero uba uzi neza ko rwose Ari akunda cyane Priska ahita yijima ati aza kundeba njyewe sare gahunda twari dufitanye, ati hari rwose ahubwo tuziranye, ati reka rwose. Ari nawe ahita avuga ati hoya ntabwo ariwe nari nje kureba, ati rwose nari nje kwirebera Berthe ahubwo ni uko mubuze. Priska rero mu mutima we ahita avuga ati ariko ubundi uyu mugabo ko ari inshuti y'umugabo wanjye cyane, ikindi kandi akaba rwose ajya agira inama abantu ku byerekeranye n'imyororokere, ati ubu nta kuntu rwose namureba maze nkaba namugisha inama, ati wamubwira ikibazo mfite. Abitekerezaho rero maze agahita abwira Ari ati ngwino tuvugane gatoya. Bahita bagera rero ahantu hiherereye, maze agashaka kubimubwira ariko rwose biramunanira, akabura amagambo abivugamo, yarangiza akabwira Ari atumva ati reka tubyihorere yenda tuzabiganira undi munsi, ati uyu munsi bwo rwose ndumva bidakunze. Umunsi wakurikiye rero Berthe aherekeza Priska muri salo, maze baba bakigerayo Berthe agahita amukwepa akisubirira mu rugo kuko abazi ko rwose hasigayeyo Judith. Aragenda rero agakomanga, maze Judith agafungura. Judith ahita amubaza ati ko kandi se ugarutse kandi wari warekeje madamu wawe muri salo? Berthe ahita amubwira ati nyine namusizeyo, ati mpita niyizira. Ahita yicara rero rwose agatangira kuganira n'uyu mukobwa ufite agahinda kenshi. Judith rero atangira kumubwira ati ndababaye bikabije, ati rwose ntekereza ko hari nshobora kuzasaza njyenyine kubera ukuntu umwana wanjye bamujyanye kure yanjye, ashobora kuzanyanga yibwira ko ntamukunda kandi ntamwitaho, nyamara ari uko mbuzwa kumwegera. Ati guhera kera kose nakomeje rwose ndwanya ibintu byerekeranye na mariage, numvaga ngomba kwigenga nkagira umusheri gusa ariko ntidukore ubukwe. Ati ibyo bintu rero biri kungaruka rwose, ndi kwicuza impamvu nabikoze. Ati ubu ngubu ndatekereza ukuntu umwana wanjye ari kure yanjye, ati nkumva rwose ndababaye cyane.
ahita arira cyane rero, maze Bertin agahita amukurura akamushyira mu gituza cye akamubwira ati hoya wirira, ati ndahari, ati rwose icecekere, agatangira kumukora mu misatsi. Judith rero aratuza, maze Bertin agahita amufata akamuryamisha ku bibero bye. Judith ahita yisinzirira kubera agahinda aba afite rwose, iyo agize Imana akabona ikintu gituma atuza gakeya ahita rwose yisinzirira, n'ubundi rero ahita asinzira, maze Bertin agakomeza kumukora mu mutwe. Bertin rero ashaka rwose no kumusoma asinziriye, maze Prisca akaba arinjiye agasanga rwose Bertin yunamye kuri Judith ashaka kumusoma, arabireba maze akahita ababara noneho ntagire icyo avuga. Bertin rero ahita yigizayo rwose, Judith akamuryamisha hasi akamwivana ku bibero, Judith agahita akanguka, ahita abona rero Prisca ari kurira, maze agahita avuga ati Prisca kandi abaye iki, ati afashwe n'iki, ati umugizi ute? Bertin ati nta kintu mutwaye, ati byose twari twicaye hano, ati nta kintu rwose mukoze. Prisca rero ahita yigira mu cyumba nta jambo na rimwe avuze, ahubwo amarira ari gushoka. Bertin rero nawe ahita abwira Judith ati reka njye kumva ibibaye, ati yenda numva icyo abaye. Ahita amusanga mu cyumba kugira ngo bavugane. Bertin rero agera mu cyumba, maze Prisca akamubwira ati koko utananyubashye, nta n'ubwo wakubaha kuru ari urugo rwawe, urifata koko wowe na ex wawe mugakora biriya bintu mu maso yanjye? Ahita rero yiryamira, ntaba rwose akeneye guterana amagambo menshi. Buracya mu gitondo rero agasanga Judith ari ku meza ari gufata ibya mu gitondo, maze Prisca agahita amubaza ati ndashaka kumbwira ikintu cyakuzanye hano kumara icyumweru cyose. Judith ati ngo iki? Ati numvise neza, ati cyangwa nibeshye? Ati urambaza rwose ikintu cyanzanye hano, ati hari ikindi se atari wowe? Prisca ati njye ndabona rwose warazanywe no kugira ngo nsenyere urugo, ati ndabona warazanywe no kuntwarira umugabo, ati ko ari wowe wamwanze maze nkamwifatira, ni ukubera iki rwose ugaruka kumutwara? Ati tekereza abagabo bose bakwiruka inyuma, ati wagiye bose ukabafata, ati abasaza n'abasore bose ukabafata, ati na Ari arimo wirirwa kwiruka inyuma. Maze Judith ati Ari, ati nta soni, ati Ari ntigeze akunda habe namba, ni wowe akunda ibihe byose, niyo mpamvu yananiwe no gukora ubukwe. Baba rero bakibibwira Prisca, maze agahita aceceka agakomeza yumviriza yiyumvira ukuntu rwose ibyo bintu atigeze abitekereza habe namba. Judith rero akomeza amubwira ati Ari yaragukunze cyane, nawe ukomeza wiruka inyuma rwose ya Bertin, ati wabonaga abagabo bose dukundana maze ukabona rwose nibo barenze, nta na rimwe wigeze ugerageza kwikundira umuntu wawe. Ati njyewe rero ntabwo meze nkawe, ntabwo rwose naba purambe ku muntu uwo ari we wese, ku mugabo uwo ari we wese, ati njye niha agaciro, ati ntabwo rwose umugabo ashobora kunkunda ndi uwa kabiri, ati ntibyavamo, ati kuva n'umugabo wawe mwarabanye rero ntutekereze ko rwose njyewe nabona umwanya wo kuza kumutereta ngo mwigarurire, ati ntawe nkeneye, ati ariko ufite ubwenge buke cyane, ati ahubwo reka nifatire ibintu rwose nigendere. Judith rero yahise afata varize ye maze arigendera. Prisca yasigaye yibaza ati ni gute ndindangare ku buryo rwose umuntu wankundaga ntigeze mwitaho, ahubwo nkiruka inyuma rwose y'umuntu utaranshakaga, ati ubu iyo mba naranabimenye nkaba rwose narikundiye Ari, ubu tuba twimereye neza kuko nari kuba nkunze unkunda, ariko nirutse inyuma rwose y'ibyansize, none reba aho ngeze. Bertin rero arataha maze agasanga Judith ntawe uhari yagiye, ahita abaza Prisca ati Judith se ari hehe? Prisca ati yagiye rwose ntabwo akiri hano. Bertin ati byagenze bite? Prisca ati namubwije ukuri. Bertin ati mbwira nyine uko kuri wamubwiye ni ukuhe? Prisca ati namubwiye ko rwose agomba kundekera umugabo. Noneho Bertin ahita arakara ati uzi ko wagira ngo neza wagwiriye umutwe, ati wagira ngo ntabwo utekereza, ati urifata ukirukana umuntu.
Bertin rero we yarababaye ko rwose ibiryo bari babimukuye ku munwa neza neza, yarababaye rwose ko uyu mukobwa yari yavuye muri iyi nzu kandi yari yavuze ko icyumweru kizajya gushira yongeye kumwigarurira. Gusa Priska nawe amara kuvuga ibi agahita yigira mu cyumba, nta magambo menshi y'umugabo we rwose aba ashaka. Ako kanya rero Bertin ahita ajya kureba Judith, aragenda agakomanga maze Judith yafungura agasanga ni Bertin. Ahita amubwira ati wowe se kandi muri iri joro uje gukora iki? Bertin ati nanice kugusaba imbabazi ku byo madamu wanjye yakoze. Judith ati nta kibazo, ati ibyo rwose byarangiye, ati ariko uhita ugenda. Bertin rero ashaka kwinjira maze Judith rwose akamubwira ati genda mvira ahangaha, ahita amusunika maze akifungira. Bertin rero ahita ataha. Umunsi wakurikiye rero Judith aba ari kumwe na wa mushuti wabo maze akamubwira ati nakubeshye rwose narababaye ukuntu rwose Priska mushuti wacu amfata, ati gutekereza ko rwose naba nkunda umugabo we, ati reba rwose imyaka yose ishize naba ntacyo nagerageje maze nkaba ngiye kugerageza ubu koko, ati ariko ubundi kuki atiyizera, kuki buri gihe ahora yumva asuzuguritse, ati nyamara ari nawe ufite byinshi kundusha, ati reba afite umugabo bamaranye imyaka 3 bakoze ubukwe, ati umugabo afite akazi keza, ati rwose Priska ni umugore mwiza kandi azi ubwenge, n'abandi bagabo bose bo ku ruhande baramukunda nubwo batabizi, ati naho njyewe se ubundi ubu njyewe mfite iki, ati uretse iriya nzu nicirwamo n'irungu, ko n'uwitwa rwose sheri wanjye aza kundeba iminota 30 gusa kandi nabwo rimwe mu cyumweru, ati n'umwana wanjye nabyaye nkaba ntashobora kumubona, ati ubwo urumva ahubwo njyewe ntarishwe n'agahinda, ati yagiye yishimira rwose ibyo afite, ati njyewe ntabwo nasubira rwose ku muntu nanze, ntabwo bishoboka, ntabwo nshobora gusubira kuri Bertin. Umushuti we arahita amubwira ati ariko gerageza umwumve rwose, tekereza nawe umu ex wa sheri wawe aje akaza kuba mu nzu iwanyu maze ukabasangana rwose bameze nk'uko mwari mumeze, urumva se atakagombye rwose gufuha. Judith ati nyine ndamwumva ariko nanone yakabaye anyizera kuko uriya musore ni njye namuretse ntabwo ari we wandetse. Ku rundi ruhande rero Priska yicaje rwose Bertin maze aramubwira ati mukunzi wanjye rwose ndagukunda urabizi, maze Bertin ati ariko njyewe urabizi ko ntagukunda, ntabwo nigeze ngukunda nta nubwo rwose nzagukunda, ati imyaka 3 yose tumaranye rwose yambereye impfabusa, ati ntabwo rwose ujya unshimisha mu buriri. Priska yahise amupfukamira imbere aramubwira ati mbabarira noneho rwose ngiye kwisubiraho, ati ngiye rwose gushaka ngiye kubyiga, maze Bertin ati nakubwiye ko wazajya kureba rwose Judith akakwigisha ariko warananiye, ati none se uratekereza ko uzabyiga gute? Priska aramubwira ati mbabarira rwose noneho ngiye kubishyiramo agatege, ati ngiye kubifatira umwanya, ati ariko windeka. Bertin ati imyaka yose 3 naguhaye ni myinshi, ati ntabwo rwose nkeneye kurenzaho n'isaha imwe, ati umugore burya utanshimisha rwose mu buriri nta kintu yaba amaze. Noneho Priska rwose ahita yegurwa n'agahinda, ahita amenya ko noneho urugo rwe rwose rurangiye kubera ko Bertin avuga ibyo agahita ahaguruka akigira no mu buriri, ntabwo aba agikeneye kuvugana na Priska amagambo menshi. Umunsi wakurikiye rero Priska ahamagara Ari akamubwira ati ndagushaka byihutirwa mu rugo. Ari ahita aza yihuta maze Priska akamubwira ati nukuri mfite ikibazo mu rugo rwanjye, ntabwo rwose nshaka ko urugo rwanjye rusenyuka, sinshaka ko rwose umugabo wanjye ansiga, ati ndagira ngo rero rwose ungire inama nk'umuntu wabyize, ati mfata nkaho rwose ubu ndi umukiriya wawe muri kano kanya. Ari ahita amubwira ati nta kibazo rwose mbwira, ati bimeze bite? Priska turabona rwose njya gushakana n'umugabo wanjye nari ndi isugi, ati kubera ko nigeze rwose ngerageza, ati urumva ko nta experience nari mbifitemo habe na buhoro, ati umugabo wanjye rero rwose ambwira yuko ntacyo nshoboye, ati yarambwiye ngo nzajya kureba mushuti wanjye ari we Judith ex we kugira ngo anyigishe, ati ariko byarananiye ntabwo nabishobora kubimubwira.
maze arahita arakara ati hoya ntumbwire ko yakubwiye ngo uzajye kureba ex waba ari ukwigisha, ati ndakubwiza ukuri rero iturize rwose, ikibazo ntabwo kiri kuri wowe, ati ikibazo kiri ku mugabo wawe niwe ufite ikibazo, ati wowe nta kibazo ufite habe namba, ati gusa ati ndajya kumushaka muganirize, ati maze ndebe ko yakwemera mwese mukazicara muri kumwe, ati nkabaganiriza muri rusange, ati ariko uturize rwose nta kibazo ufite habe na gakeya, ati umugabo wawe niwe ufite ikibazo. Ubwo rero Prisca ahita abaza Ari ati none se ndakwishyura angahe? Ari ati hoya rwose ntabwo naguha fagitire y'ibi bintu, ati humura wowe n'ubundi uri inshuti yanjye nta kibazo, gusa tutekana rwose tuzavugana undi munsi. Prisca rero asigara avuga ati urabona ukuntu umugabo yakomeje kugerekaho amakosa, ngo ninjye mfite amakosa kandi rwose amakosa araye, kubera ko rwose uriya mugabo nawe ashobora kuba hari ikitagenda, ariko ngewe kubera ko rwose nta experience nari mfite nkaba ntarigeze mbimenya. Ari rero n'umujinya bahagurukanye aha ahita ajya kureba Bertin ku kazi, aba akimutunguka imbere agahita amubwira ati umugabo wa feke gusa, ati nta soni ufate amakosa yawe yose uyagereka ku mugore wawe umubwire ngo nta kigenda mu buriri, nyamara ikibazo ari wowe ugifite. Undi ati ahubwo se ibyo biganira n'umugore wanjye gute? Maze Ari ati se wibagiwe ko ngewe ibi bintu nabyize? Bertin ati ubwo rero yaje kukureba. Undi ati cyane rwose kandi yabinsobanuriye byose, ikibazo kiri kuri wowe. Bertin rero ahita amuca mu ijambo ati rekeraho rwose uri kuba wigora, ibyanjye n'uriya mugore byararangiye, ati ubu rwose Judith yaragarutse kandi yambwiye ko yicuza kuba yaratandukanye nanjye, ati ubu rero ndashaka gukora divorce na Prisca, ati maze ngasaba rwose Judith ko twabana, ati kubera ko ndacyamukunda kandi ikigaragara cyo rwose nawe arankunda, ati ubwo rero rwose ibyo ngibyo byararangiye, ati ahubwo ndashaka ko rwose turangizanya vuba vuba. Bertin kandi ahita abwira Ari ati ndabizi ko rwose ukunda Judith, ati kuko wajya gukunda kujya kumureba mu rugo iwe, ati ariko mwibagirwa rwose ubu ngubu ni uwanjye. Ari ahita abwira Bertin ati dore rero ikintu kikwemeza ko rwose nta bwenge na bukeya ufite, ati sinigeze nkunda Judith habe namba, ati inshuro zose najyaga kumureba nabaga rwose nishakira kumenya amakuru ya Prisca, ati ariko nakoze ibishoboka byose kugira ngo Prisca amenye ko mukunda, ariko ntiyigeze abimenya rwose, yararenze akunda wowe mukora n'ubukwe, none dore nananiwe kugira undi mukobwa n'umwe nkunda. Bertin rero ahita aseka, araseka cyane agakwenkwenuka ati hoya, ati ntumbwire, ati wowe n'abakobwa bose bakwiruka inyuma, ati birirwa rwose batonze umurongo, ati warifashe maze ukunda Prisca, ati ko kuko babivuze nibyo, urukundo ni impumyi mbiboneye kuri wowe. Ari rero ahita abaza Bertin ati none se ati kuba utamukunda utekereza ko rwose nta n'undi mugabo wakabaye umukunda? Maze Bertin ati nta wundi wamukunda, ati nanjye nuko yanyihomyeho, ati rwose nta mugabo wamwemera. Ari ahita ababara maze agahita amubwira ati gusa ufite ubwenge buke kandi uzicuza, agahita yisohokera akigendera. Ku rundi ruhande rero ubwo ni kwa Judith rwose aba ari guteka yakubaye, maze akajya kumva kumva umuntu arinjiye, arahindukira agasanga ni sheri we wa mugabo we, ahita yirwa maze akamuhobera ati mukunzi wanjye nari ngukumbuye cyane rwose, akamuhobera cyane maze akamubwira ati koko se wabaye unkumbuye? Undi ati cyane ni ukuri, maze ahita amubwira ati ni karibu ku meza, aba ari kumuha keya zidasanzwe, amufata rwose akamwicaza ku ntebe, agahita amubwira ati nagutekeye ibyo kurya byawe ukunda, aramuseriva rero, maze uyu mugabo akishima akamubaza ati koko se ni wowe wabitetse cyangwa wabiguze? Maze Judith ati hoya rwose ni njyewe nabyitekeye kandi nabitekanye urukundo biraryoshye cyane. Uyu mugabo wa Judith ahita amubwira ati cara umbwire, ndabizi rwose iyo wakoreye ibintu nk'ibi watekeye neza ibyo kurya nkunda, uri kunyitaho gutya uba ufite ikintu ushaka, ngaho kimbwire rwose mugore mwiza nta kibazo ndagikora, urashaka iki? Judith ati nyamara ntacyo, ati nari ngukumbuye gusa rwose nta kintu nshaka. Uyu mugabo rero akomeza kumubaza ati hoya mbwira ndabizi ko hari icyo ushaka kimbwire.
maze Judith akamubwira ati yego rwose kirahari, ati ndashaka kumarana igihe nawe, ati ndakwinginze basi nk'isaha imwe maze tuyimarane. Umugabo ahita amubwira ati koko se, ati nicyo cyatumye unyitegura bingana gutya? Maze Judith akamubwira ati yego, ati reka ndagukunda cyane, ati nari ngukumbuye rero, ati rwose mbabarira umpe umwanya. Uyu mugabo ahita amubwira ati sinakwima rwose uwo mwanya, ati iyo saha turayimarana, ati ikindi kandi rwose ndaza no kurara hano, ati iri joro ndakuraza turare tuganira, ati kubera ko rwose ndabona ukumbuye koko. Judith rero ahita yishima cyane rwose, maze bagahita bajya mu cyumba bakaba baganira. Ku mugoroba rero Bertin asohoka mu rugo yambaye neza cyane, maze akabwira Priska ati ndagiye rwose, ngiye kwirebera umugore wanjye. Priska ati ushatse kuvuga nde? Bertin ati ngiye kureba nyine Judith. Priska rero ahita amubwira ati ndakubwiza ukuri, nurenga ahangaha uhita umenya rwose ko utari bugaruke ngo unsange hano. Bertin ahita amubwira ati nta kibazo rwose, ati ahubwo mbaye ngusezeye, ati ugende amahoro. Ahita rero yisohokera maze aragenda rero yagera ku muryango kwa Judith agakomanga, maze umuzamu akaza kumufungurira. Ahita abwira umuzamu ati rero ndashaka mabuja wawe. Uyu muzamu aramubwira ati ntabwo byashoboka, ati kubera ko ati sheri we arahari ari buhararire ijoro, ati rero urumva ko utamubona. Bertin rero ahita ababara, agahita akamwica ariko nta yandi mahitamo aba afite, maze agahita abwira uyu muzamu ati nta kibazo, uza kumubwira ko namushatse maze ampamagare, ati ubwo nta kibazo nzagaruka ejo. Ahita agenda akicara mu modoka, maze agahinda rwose kakamwegura. Umunsi niba wakunze iyi nkuru kora like maze twikomereze, niba kandi ari ubwa mbere ugeze hano kora subscribe kugira ngo zijye zikugeraho mu ba mbere. Priska rero ahamagara ya nshuti yabo ati ngwino wihuta ndagukeneye, maze igahita iza mu rugo kwa Priska. Priska ahita amubwira ati tekereza ko ubu ngubu rwose Bertin avuye hano yiruka ngo agiye kureba Judith, ati noneho ndakeka rwose ubanza agiye kumwambika impeta. Uyu mucuti rero wabo ahita amubwira ati igitangaje ni kimwe, ni uko rwose Bertin ari kwiruka inyuma ya Judith, kandi mu by'ukuri Judith ntamukunda habe namba, ibyabo byararangiye. Ati Judith akunda umugabo we cyane, ati noneho utekereza ko anamutwitiye umwana wa kabiri. Ati ubu rwose ikintu kiraje inshinga Judith ni ukuba yakora ubukwe n'uriya mugabo, noneho ati yavuye ku izima arashaka gukora ubukwe, ati kubera ko arifuza ko aba bana babiri yabarera rwose ari kumwe n'umugabo we, ati ntabwo ashaka kongera gutakaza umwana we nk'uko uwa mbere umugabo yamutwaye. Ibyo bintu byose rero Priska arabyumva, ati koko se ataravugisha ukuri, ati ntabwo Judith amukunda habe na gato. Maze uyu mushuti wabo ati rwose, ati nta n'akari kure, ati ntabwo amukunda habe n'akari kure rwose. Baba rero ibyo byose babiganira bari no kuzinga varize kugira ngo rwose Priska yigendere. Uyu mushuti we ahita amubwira ati ngwino nta kibazo uze kurara mu rugo, ati noneho ejo uzajye kwa Judith maze ube ariho umara iminsi. Priska ahita amubwira ati ubuse koko, ati kwa Judith natinyuka kuhagera n'amagambo yose namubwiye. Uyu mushuti ahita amubwira ati humura rwose arakumva, yarabyumvise ibyo wamubwiye, nawe yishyize mu mwanya wawe yumva nawe yabikubwira. Bizingira rero varize maze bakigendera. Bamara kugenda rero
maze Bertin akaba aragaruka akaza ahamagara ati Priska uri hehe, amushaka inzu yose maze akamubura, yagera mu cyumba akabona nta myenda ya Priska ikirimo, ahita yishima ati noneho rwose nyuma na nyuma uragiye, dore rwose ndisanzuye noneho nanjye noneho natereta uwo nshaka, ndakeka ko noneho ngiye gusaba rwose gukora ubukwe Judith, ati tukibanira, ati ndishimye ni ukuri, ati wari waratinze rwose wari umbangamiye. Ubwo ayo yose ni amagambo aba ari kwivugisha. Umunsi wakurikiye rero Bertin noneho ajya kureba Judith maze akamubona, abwira Judith ati nari ngukumbuye, nari nje kukureba rwose, hari ibintu by'ingenzi nshaka kukubwira. Maze Judith akamubaza ati turashaka ko tuganira ku byerekeranye na Priska. Bertin ati ibyo byihorere uwo mureke rwose, ati twaba tumuvuganaho iki, ati cyane cyane ko rwose yarangije no kugenda ntabwo tukibana. Judith ati ntumbwire, ati Priska yaragiye. Undi ati yego, ati ndashaka ko twiganirira ahubwo ku bitwerekeye. Maze Judith ati bitwerekeye njye nawe, ati ubwo se ati bitwerekeye ni ibiki ko nta kintu kiri hagati yanjye nawe. Bertin ati wikwijijisha, ndagukunda kandi nawe urankunda, ndifuza ko noneho tubishyira ku mugaragaro maze rwose tukabana, nkakwambika impeta ukaba umugore wanjye, kubera ko rwose wajyaga unshimisha muri byose, waratekeraga nkanyurwa, ikindi kandi no rwose no mu buriri byari neza, ati rero tubanye nakumva rwose nezerewe. Judith rero ahita arakara agahindura isura, maze agahita abaza Bertin ati nta soni, ati uravuga ibyo ngibyo se, ati ko nshimye ko ngewe najyaga ngushimisha, wowe waba warigeze umbaza na rimwe niba ngewe bigenda neza? Ati buri gihe uko twavaga rwose mu buriri nahitaga njya kureba undi muntu, kubera ko rwose wabaga wansesemye. Bertin ahita acisha make ati hoya wimbwira, ati none se ngewe hari ikibazo mfite? Judith ati uragifite gikomeye, ati ahubwo nari nzi ko ngewe wivuje, none na n'ubu ntabwo rwose urivuza. Bertin ati mbwiza ukuri, ati none se afite ikihe kibazo, ati ko utajyaga rwose uvuga ko bitagenda? Maze Judith ati njye nategereje ko nabimbaza nsanga reka da, ati gusa ikintu ugomba kumenya ni kimwe, ati rwose wari pari segonde, ati ni amasegonda umuntu yabarira ku ntoki. Bertin rero ahita agira isoni, maze akamubwira ati igihe cyose twamaranye ni uko nguko nari meze. Maze Judith ati cyane rwose nuko umeze, ati menya yuko rwose n'umugore wawe atari ufite ikibazo kiri kuri wowe, ati ahubwo yarihanganye, ati amahirwe wagize ni uko yari isugi, nta wundi muntu bari barigeze bahura, naho rwose ubundi nawe aba yaragutaye kera, ati impamvu rero yakwiziritseho agakomeza kugukunda nta kintu ibyo bintu yari abiziho. Ati ikindi kandi ndagira ngo rwose nkubwize ukuri, ati singukunda, sinzigera ntanagukunda, ati nkunda umugabo wanjye cyane, ndetse rwose turi kwitegura gukora ubukwe, ati ndashaka ko dukora ubukwe kuko mutwitiye umwana wa kabiri, ati rero rwose genda ushaka umugore wawe, naho ngewe hoya rwose ntabwo byashoboka. Bertin rero noneho ava aho ngaho ameze rwose nk'imboga zakubiswe n'umwuka, agenda atazi aho ajya, agenda azungera atekereza ukuntu yajyaga yiyemera. Ahita rero ajya kureba Ari maze akamubwira ati ntakubeshye ncitse amazi noneho, ati reba yuko ati Judith ambwiye ko rwose ntacyo nari maze, ati nari umuntu wa feke, ati nkaba ntarigeze mbimenya. Ari ati sibyo nakubwiraga se nyine, ati ngende narangije kubyumva ko ari wowe ufite ikibazo, ati ni wowe ukwiye kwivuza, ati ahubwo abandi bose rwose warabarenganyaga. Maze Bertin ati reka nanjye si njye, ati kubera ko guhera mu bwana bwanjye rwose ntabwo nigeze njya mu bakobwa habe namba, ati niberaga mu ishuri nakundaga kwiga, ati ndangije kwiga noneho nibera mu gushaka amafaranga, ati ubwo rero rwose mbere ya Judith ni umukobwa umwe gusa nari nzi, ati ntabwo rero nigeze menya ko mfite ikibazo. Maze Ari ati none se aba bandi mwakundanaga byarangiraga bite? Maze Bertin ati nanjye simbizi, ati rwose twarakundanaga rimwe agahita yigendera ntiyongera kugaruka.
Ari ati ntiwumva se ko nyine ari wowe wari ufite ikibazo ariko utigeze ubyitaho? Ati rero rwose warenganyije umugore wawe cyane. Bertin noneho rero ahita yiheba, ahita abwira Ari ati ntakubeshye ndi umuhombyi. Ati tekereza ko ibi bintu ari njyewe njyenyine ubihombeyemo? Ati umugore wanjye yancitse. Ati none kandi na Judith yambwiye ko atakinkunda. Ati mbese rwose mbaye nk'ingata imennye neza neza. Ati ntacyo ndi cyo. Ati sinigeze menya ko ari njye ufite ikibazo, nahoraga ibibazo byanjye mbyerekeza ku bandi. Ati none dore nsigaye jyenyine. Arahita amubwira ati narakubwiye ariko ntabwo rwose wigeze wumva. Ku rundi ruhande rero ku munsi wakurikiye Priska na mushuti we bajya rero kwa Judith, abafite rwose varize baragenda bagakomanga maze Judith agafungura. Priska ahita amuhobera akamubwira ati umbabarire rwose kuba narakwitwayeho nabi. Maze Judith agahita abwira Priska ati rwose uriya mugabo ni uwa feke. Ati kandi nacyagiye mujya gushakana narabikubwiye, nakubwiye ko atari umusore mwiza kuri wowe. Ati ariko wowe waramukundaga rwose, wari umeze nk'ufite ibikarito mu maso. Maze Priska ahita abwira Judith ati wikwiriye kuvunika, ubu rwose namenye yuko urukundo rutingingwa. Ati niyo mpamvu nafashe icyemezo cyo kureka rwose Bertin kuko ntabwo nakomeza kwinginga urukundo. Bahita bagenda bakicara muri salo rero maze bagatangira guserereza Judith bamubaza bati none se ati shogata wawe ari hehe? Nawe ati hoya rwose umugabo wanjye ntabwo ari sugar daddy. Ati ni sheri wanjye kandi ndamukunda cyane, ahubwo ndamukumbuye. Ati ntababeshye ndumva rwose no kwihangana byananiye, aha rubanza ngiye kumuhamagara. Baba bakivuga ibyo rero bagahita babona uyu mugabo wa Judith arinjiye. Judith ahita asara akamusimbukira agahita amuhobera amufashe ku ijosi. Ati sheri, ati nari ngukumbuye cyane. Ati tekereza ko nari ndi kubibwira inshuti zanjye ko ngukunda kandi ngukumbuye. Uyu mugabo ahita yumirwa ati kuko se, ati wari uri kubibabwira? Undi ati cyane rwose nari ndi kubabwira ukuntu ngukunda. Barinjiye rero aba bakobwa bahita basuhuza umugabo wa Judith, ariko bose bahita bigira mu cyumba kugira ngo basigare baganira. Judith rero ahita yicara ku bibero by'uyu mugabo we maze agatangira kumubwira amagambo meza gusa, ariko kumubwira ati ni ukuri ndagukunda cyane cyane, ariko ati natekereje nabi kuba narenze ko dukora ubukwe kera. Ati twakabaye rwose twarabanye bya nyabyo. Uyu mugabo ahita amubwira ati none se ubu ngubu noneho wumva warisubiyeho? Ati wumva unkunda ku buryo twakora ubukwe? Judith ati cyane rwose. Uyu mugabo we rero ahita atangira kumubwira uko ubuzima bwe bwagenze. Ati urabona impamvu nabaye gutya nkagutwarira umwana nkamugumisha iruhande rwanjye. Ati kera nari mfite umugore n'abana. Ati bose rero bapfiriye mu mpanuka y'indege. Ati ntakubeshye narihebye. Ati wari umugabo ufite umuryango, nahise nsigarira aho ngaho nsigara nta kintu na kimwe mfite. Ati abantu bo muri famiye yanjye bose banjyaniraga inzara, nta muntu wigeze umva iruhande, bose baravugaga ngo umuryango wanjye ngo nawutanze ngo ikuzimu ngo kugira ngo mbone amafaranga. Ibyo byose ari kubivuga maze Judith yumiwe. Ati koko se n'abantu bo mu muryango wawe bakakubwira gutyo? Umugabo ati cyane. Ati iyo wari ufite umuryango uyu munsi ejo ukawubura nta kindi bavuga. Ati cyane cyane iyo ufite amafaranga bavuga ko rwose ari aho wakuye ayo mafaranga. Ati rero ibyo bintu rwose byatumye ntekereza ko nta mugore nzongera kubana nawe. Ati ndetse ntekereza ko rwose umunsi nongeye kubona umwana nzamwizirikaho ntazatuma yongera kuba iruhande rwa mama we. Ati kubera ko n'abo ngabo iyo mba narabiziritseho ntabwo baba barakoranye impanuka na mama wabo. Judith ati ntabwo nari mbizi rwose. Ati ariko ndakumva cyane. Ati ibyo wakoze ndabyumva ko rwose wari ufite impamvu yo kubikora, nuko ntari narigeze menya ko ari uko bimeze. Bakomeza rero kuganira maze uyu mugabo akabwira Judith ati rwose natangiye kongera kumva umutima wo gukunda uje igihe twahuraga maze ukambyarira umwana, n'ukuntu rwose nabonye ukomeza kunyitaho ntacyo ushingiyeho. Judith rero ahita amubwira ati ndagukunda rwose si ukubeshya kandi cyane. Ati noneho ubu numva rwose bibaye ngombwa n'uko nabukora.
uyu mugabo ahita amubwira ati rero ubitekerereje igihe cya nyacyo rwose, ati iki nicyo gihe. Ahita akora mu mufuka maze agakuramo impeta, ati rwose wanyemerera ko tubana noneho nk'umugabo n'umugore? Judith ahita asakuza cyane ati yego ndabyemeye, akavuza induru cyane. Ba bashuti bahita bava mu cyumba maze bakaza kureba ibibaye, bahita basanga aba bombi bari guhoberana. Judith agahita abereka impeta, bose bahita bishima bagakoma mu mashyi bakamubwira bati felicitation ni ukuri. Uyu mugabo rero wa Judith ahita asohoka hanze agahita azana na wa mwana ati dore kandi surprise nari ngufitiye. Judith ahita ahobera uyu mwana maze amarira akaza abakumbuye cyane. Ahita abwira uyu mwana ati uzi yuko rwose nanjye ngufitiye surprise? Judith rero ahita abwira uyu mwana na papa we ati nyine surprise mbafitiye mwembi irabareba, ati uzi yuko mfite umwana ukurikira uyu nguyu? Uyu mugabo ahita amuhobera cyane maze akamuterura akamuzengurutsa kubera ukuntu aba amwishimiye, akamusomagura maze aba bombi rwose bagahita bishima cyane. Ku munsi wakurikiye rero Priska arabyuka maze akajya muri siporo, aba ari kwiruka maze akajya kubona akabona ari kumwiruka inyuma. Ari ahita aza yiruka akamugera iruhande agahita amubwira ati muraho neza, ati nitwa Ari. Aba ari kumuderanja nyine birumvikana. Priska nawe agahita amubwira ati nanjye nitwa Priska. Ari rero ahita abwira Priska ati mbabarira rwose nkubwire nubwo ahangiye kukubwirira atari nakabaye nkubwirira, ariko ihangane mbikubwire. Ati naragukunze imyaka y'ubuzima bwanjye bwose, none tekereza ko nananiwe rwose no kugira undi mukobwa n'umwe nkunda. Ati naragumiwe kubera wowe. Ati utekereza ko kuba ntarigeze nkora ubukwe cyangwa utarigeze umbonana n'umukobwa ari ukubera urukundo nagukunze wanze rwose kumvamo. Maze Priska ahita abwira uyu musore ati ntakubeshye nanjye rwose nuko ntabimenye mbere, ati nabimenye nkererewe, ati simba naririwe ntigihe rwose kwa Berthe utarigeze ankunda, ati imyaka yose twamaranye nayipfushije ubusa, ati iyo mbimenya mba narikundiye wowe yenda ubu twari kuba tugeze kure, ati ariko rwose nirutse inyuma y'ibinsiga. Ari rero ahita abwira Priska ati ariko n'ubundi ntarirarenga rwose, n'ubu ndacyagukunda kandi ndacyagutegereje, naravuze ko nzagutegereza imyaka y'ubuzima bwanjye bwose. Maze Priska ahita amubwira ati nanjye ariko ubu rwose nta birandega mfite, ati noneho nta kintu cyambuza ko dukundana. Ari rero ahita amwegera maze akamuhobera akamubwira ati ntakubeshye ubuzima bwanjye rwose namaze ngutegereje, ariko ndabona igihe cyanjye kitarapfuye ubusa. Priska rero ahita amubwira ati ntakubeshye igihe rwose nanjye nabimenyeye natangiye kugutekerezaho cyane, kandi nasanze rwose kwishimira kuko n'ubundi urabizi ko ari wowe nagishaga inama, ni ukuvuga ko nakwizeraga kandi nakubonagamo rwose nk'umusore w'inyangamugayo. Ati ndagukunda cyane rero rwose. Ari rero ahita amubwira ati ndifuza ko rero nk'ukuri njye nawe rwose twatangira kujya dusohokana maze tukamenyana birenzeho, ati ubundi rwose tukaba twazanabana ubuziraherezo. Priska ati nta kibazo rwose. Aba bombi rero bahita bafatana akaboko maze bagahita bakomeza kwikorera siporo. Ku ruhande rero rwa Berthe we rwose yicwa n'agahinda maze akaguma wenyine kubera ko aba yarabuze byose, nta muntu n'umwe aba asigaranye. Nyuma y'igihe gitoya rero Judith n'umugabo we bakora ubukwe maze kandi bakanabyara umwana ukurikira wa wundi, umuryango wabo uba wishimye rwose bibereye mu munyenga w'urukundo. Ari rero nawe na Priska nabo bakora ubukwe bw'igitangaza rwose. Ubukwe bwa Ari na Priska Berthe abureba ku kinyamakuru maze agahita avuga ati burya koko ufite ikirezi ntamenya ko kera. Turabona ukuntu rwose Priska yaciye mu myanya y'intoki kubera kurangara. Ahita rero rwose yicuza impamvu atakunze umugore we kandi wamukundaga. Ari rero we na Priska rwose bajya mu kwezi kwa buki maze bakanezerwa, maze hashira iminsi mikeya
Priska agatangira rwose kuzana ibimenyetso by'umuntu wasamye, aripima rero maze agasanga aratwite. Afata rero ako gateste maze akakazana akagafunga muri kado, maze akayihereza umugabo we ati iyi ni impano rwose nifuje kuko uyu munsi. Ari arafungura maze agasanga rwose ni agateste kerekana ko umugore we atwite. Ahita amuhobera cyane akamusomagura ati urakoze rwose rukundo rwanjye kuba umpaye iyi mpano y'agatangaza mu buzima bwanjye, ati ndabakunda mwese kandi sinzabava iruhande. Bahita bahoberana rero maze bakongera kandi bakabwirana rwose ko bakundana kandi bakishima kuko rwose baba babayeho bishimye cyane. Inkuru yacu y'urukundo rero naha tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba kandi ukunda inkuru zica kuri Zasha TV, jya ukora like, niba ari n'ubwa mbere uhageze ukore subscribe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe, Imana ikomeze ibandindire.